ibimenyetso by'ikorwa ry'ibinyobwa bisembuye alcoholic drinks cyangwa se boisson alcoolisée byerekanye ko mu gace kitwa Hajj Firouz Steppe muri Iran ariho hantu hambere hakorewe inzoga. Bikavugwa ko ari mu mwaka w'ibihumbi 5400 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo, mu gihe abanyamisiri bo batangiye kwega inzoga mu mwaka w'ibihumbi 3150 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Mu bwami bwakomeye bwa Babylon ho batangiye kwenga kamucyura buhoro mu mwaka w'ibihumbi 3000 mbere y'ivuka rya Yezu Kristo. Mu muco nyarwanda ndetse n'indi mico y'ahandi hose ku isi, inzoga ni ikinyobwa gihabwa agaciro mu gusabanya abantu, kuryoshya ibirori, ndetse hamwe na hamwe ikaba n'amande acibwa baba barenze ku mabwiriza ngenderwaho muri sosiyete baba babamo. Inzoga kandi bamwe bayita gahuzamiryango, kuko ngo burya mu mico myinshi y'ibihugu bitandukanye ntushobora guhabwa umugeni utayitanze. Ibyo bizwi cyane cyane mu Rwanda ndetse no mu Burundi. Bamwe bavuga ko nta n'ikintu gishobora kuryoha inzoga itarimo. Muri iki gihe abantu benshi barushaho kwegera Imana bagasoma Bibiliya yera, usanga batajya imbizi n'inzoga, aho bamwe bayibona bakihandagaza bakayigereranya n'umubi ari we Satani, nk'uko tumusoma mu bitabo by'amadini atandukanye. Nyamara nubwo bimeze gutyo, inzoga igereranyije ni nziza ku mikorere y'umubiri w'umuntu, nk'uko ubushakashatsi bwakozwe n'abahanga bagiye batandukanye bubyerekana. Mu Rwanda umuririmbyi umwe yaravuze ati, mwitondere inzoga y'inkangaza, kanyanga, wisiki, inturire, urwagwa. Yongeraho ati, biri mu nsirega na za waragi tujye tunywa ariko ntitugakabye. Ngire ngo icyo gihe byari kera, turbo n'izindi nzoga zitaraza. Mitsingi benshi bavuga ko isindagira ubushuti. Amstel, Skol, Tarama, Mbanza, Heineken, Tusker, Zavuduka, Martin, JB benshi bikanga ko ari Yohana Batisita cyangwa se imivinyo yose, ndetse na za rikeri ndetse n'izindi z'inkorano zibujijwe mu Rwanda nka Muriture, Igipende, Muzefaniya, Bareteta, Nyirantare, yewe na Muntucishwa. Icyo gihe zari zitarasesekara. Nyamara uwo muhanzi yabivuze ukuri, kuko burya gukabya kose si kwiza mu bintu byose umuntu yaba akora mu buzima. Abandi nabo bagize bati, uyivana mu icupa ikagukura mu bandi. Undi nawe ati, zamaze kumwica agarama ku muserege, arangije ati, mukomeze muzihate ziri bubice nge nigaramiye hano mbaseka. Nyamara kandi nawe mucyura buhoro yari yamurambitse. Ibi byose ni ibyerekana ko igihe ufata inzoga ayinywana ubusambo kandi akayifata ari nyinshi bimwangiriza ubuzima, ndetse yemwe yazisunga akaba umukene ntagire icyo yigezaho, agafaranga kose abonye akakerekeza ku icupa. Nyamara nk'uko benshi mu basomyi babiri y'ababizi, Paulo yigeze kubibwira Timoteyo ati, kubw'inda yakunaniye jya usoma gake. Bishobora kuba bifite icyo bivuga, gusa sinshatse gusobanura ko abazinywa bose bananiwe n'inda, ariko kandi ku bakabya bo ntacyo zibamarira uretse kubangiriza ubuzima, ndetse bakanaba imbata y'amabi zibakoresha, dore ko zijya mu bwonko zikabuhindura uko zishaka. Tugana ku mpfundo y'ikiganiro cyacu uyu munsi, inzoga ni ukuvuga zimwe bita byeri cyangwa se za rufuro zose. Bamwe banataka bazita byeri byeza imitima, wazisunga zikeza imifuka ugahunika ubukene. Imivinyo yose ndetse na za rikeri iyo zinyowe mu rugero ngo ni urufunguzo rwo kurama, ndetse zikaba n'urukingo rw'indwara z'umutima. Wakwibaza uti, ese ibi ni byo koko? Nk'uko tubikesha urubuga webmed.com, ubushakashatsi bwakozwe n'impuguke mu by'imirire zo muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika zasanze ko gufata icupa rimwe rya byeri cyangwa se ibirahure bibiri bya divayi cyangwa se nanone akarahure gato ka rikeri umuntu ari gufungura ngo ari ingenzi mu buzima bw'umuntu. Ikigo gishinzwe gukumira ibyorezo Center for Disease Control and Prevention muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika nacyo gitangaza ko umuntu atakagombye kurenza amacupa 2 kuri byeri, ibirahure 2 bya divayi cyangwa se akarahure kamwe ka rikeri. Ku mugore we ngo ntiyakagombye kurenza icupa rimwe rya byeri
ikirahure kimwe cya divayi ndetse n'icya kabiri cy'akarahure ka rikeri ku munsi. Alcohol igereranyije igira umumaro ukomeye mu mikorere y'umutima, yaba ku mugabo cyangwa ku mugore. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana ko kunywa mu rugero moderate drinking bituma cholesterol itaba nyinshi mu mubiri w'umuntu, ari byo bituma amaraso atagira utubuye tuyangiza, ndetse bikanatuma amaraso atembera mu mubiri neza, bikanagabanyiriza umuntu kuba yafatwa n'indwara y'umutima cyangwa se ihagarara ry'itembera ry'amaraso mu bwonko, bikaba byamuviramo indwara stroke. Gusa ariko ubu bushakashatsi bukaba bwerekana ko kunywa inzoga iringaniye bigomba guherekezwa n'indyo nziza ndetse n'imyitozo ngororamubiri, nk'uko bishimangirwa n'umushakashatsi wo muri kaminuza ikomeye ku isi ya Harvard, Dr. Rim Eric. Ubushakashatsi bwakozwe bwerekana kandi ko gufata agatama karinganiye byongerera ubushobozi bw'imisemburo iba mu mubiri, igenzura ikanakurikirana ingano y'isukari nkenerwa amaraso y'umuntu aba akeneye yitwa insulin. Ku muntu usoma gake ingabo afite amahirwe kudafatwa na diyabete y'ubwoko bwa kabiri, ndetse bikanamugabanyiriza ibyago byo kubyibuha bikabije igihe bijyanisha no gukora imyitozo ngororamubiri. Abagore banywa agatama karinganiye bagira ubwonko bwibuka cyane uko bagenda bakura. Ibi bikaba bitangazwa n'ikinyamakuru The New England Journal of Medicine. Ni inkuru yacyo yasohotse mu mwaka wa 2005. Mu bushakashatsi bwakorewe ku bagore bagera ku bihumbi 12,480 bari hagati y'imyaka 70 na 80, bugaragaza ko abagore bafata agatama gake bafite amahirwe y'uko ubushobozi bwabo bwo gufata mu mutwe budashobora kugabanuka ugereranyije n'abatayinywa ndetse n'abanywa nyinshi cyane. Inzobere mu buzima zerekana ko ethanol iba mu bisindisha nk'inzoga, byeri, imivinyo ndetse na marikeri ifite uruhare runini mu kugena ingano ya cholesterol umubiri ukenera, ndetse ikanongera cholesterol nziza izwi ku izina rya HDL, nk'uko bitangazwa na Dr. Rim wakoze ubu bushakashatsi. Gusa ariko kugira ngo ibi bikore ni uko umuntu agomba kuba afata inzoga mu buryo buringaniye, nk'uko nanone kandi bitangazwa na Dr. Aris Renshestein, umwarimu n'umushakashatsi muri kaminuza ya TUF. Ubu ni ingenzi ko umuntu anywa agomba kuba afite n'icyo ari gufungura, kuko kunywa inzoga iyo ari yo yose byongerera umuntu ibyago byo kugira umuvuduko mwinshi w'amaraso mu mubiri. Niyo mpamvu rero abajya mu tubari twa hato na hato iwacu gufata kamwe bakagombye kwiyambaza mucoma, akabaha ifi, brushete, igitoki cyangwa se inkoko bagasomeza. Gusa bakirinda gusiga mu rugo rukinga bane bakajya kuyatsemba mu kabari. Ni ya mvugo rero benshi umuntu bakunze kuvuga ngo ntukanywera inzoga mu nda nsa. Mu bindi byiza by'inzoga, umuvinyo ndetse na liqueur nuko alcohol ibamo yongera ipfa. Ipfa ni appétit mu rurimi rw'igifaransa, ni ubushake bwo kurya. Bityo akaba ari ingenzi ko igihe wiguriye rimwe cyangwa se wisengereye akarahure kamwe, cyangwa se yemwe igihe uringaniye n'amezi wawe, wakagombye kugira iruhande rwawe ikirahure cya byeri ugasomeza iyo myaka, nk'uko Dr. Arthur Agaston, umuganga w'indwara z'umutima akaba n'umwanditsi w'igitabo cyamenyekanye cyane cyitwa The South Beach Diet abitangaza. Ku batumuzi b'agatabi bo ngo ni ukubihagarika burundu, kuko nubwo benshi bajyanisha agatama n'itabi, iyo bigeze mu mubiri bitajya imbizi, ndetse aribwo usanga umuntu yahuye n'akaga gakomeye ko kwibasirwa na za kanseri n'izindi ndwara zitandura. Usibye kandi kurinda uburwayi bw'umutima, stroke, arthritis n'indwara ya Alzheimer, kunywa biringaniye bituma umuntu agira ubuzima bwiza, akarama ugereranije n'abatanywa cyangwa se abanywa inzoga nyinshi, bamwe twita abamanyura amazi. Ibi bikaba bitangazwa na komite tekinike yiga ku ndwara zibasira umutima y'umuryango mpuzamahanga wita ku buzima WHO cyangwa se OMS mu Gifaransa, aho inemeza ko kunywa inzoga biringaniye moderate drinking byagabanyije impfu zikomoka ku ndwara z'umutima ku kigero cya 40%. Abasoma gake moderate drinkers kandi ngo bishimira ko ubuzima, aho usanga batibasirwa n'uturwara twa hato na hato, ndetse kandi ugasanga batihangayikisha cyane ujyanyije n'abatazinywa cyangwa se n'abakanyota. Aha ndavuga babandi banywa iza yose. Ibi bikaba bigaragazwa n'ubushakashatsi bwakozwe mu gihe kirekire muri Espagne ndetse no mu Buholandi, aho bagiye babona ko kutanywa inzoga ndetse no kuzinywa ukarenza urugero
ari imwe mu bintu bishobora gutera guhangayika ndetse bikanatuma batagira ubuzima bwiza, aho akenshi usanga bamwe bahitamo kwiyahura kubera umumaro babona muri alcohol mu gufasha abantu gukira indwara. 3/4 by'ibitaro bya kaminuza muri Leta Zunze za Amerika biha abarwaye inzoga. Mushobora kumva ibi mugatangara nk'uko nanjye byambayeho, ariko ubushakashatsi bwagiye bukorwa bwerekana ko kunywa inzoga inshuro nkeya, ukanywa inzoga nkeya moderate drinking, bigabanya ibyago byo kuba umuntu yakwibasirwa n'ibyorezo bimwe na bimwe. Muri ibyo harimo ibisebe byo mu rura runini duodenal ulcer, indwara z'uruhago gallstone, indwara y'ibibyimba mu ngingo z'umubiri rheumatoid arthritis, gucika intege kw'amagufa y'umubiri osteoporosis, ndetse na diabete mu bwoko bwa mellitus ariyo bita diabete y'ubwoko bwa kabiri. Ngabasoma gake kandi ntibibasirwa cyane n'umunaniro ukabije stress cyangwa se umunabi. Kunywa biringaniye moderate drinking ndetse ukanakora imyitozo bigabanya kwangirika k'umubiri kugenda kubaho uko umuntu agenda asaza, nk'uko inyito yakorewe ku bantu 2500 bafite imyaka 65 no hejuru yayo muri Leta Zunze za Amerika ibyerekana. Gusa ariko ubushakashatsi buvuga ko gufata agatama bigomba kwitonderwa ku bantu banywa ntibashire icyaka: abana, abageze mu zabukuru, abafite umuvuduko mwinshi w'amaraso, abafite ibinure byinshi mu maraso, abafite indwara stroke yabarenze, abafite cancer zimwe na zimwe, abatwite, abonsa, abafite umubiri uzana na alcohol, abantu bafite imiryango yahinduwe inganzwa n'inzoga, abantu bari ku miti, abarwaye umwijima n'ibisebe mu gifu, urubyiruko rutarageza imyaka 18, umuntu bitwara ingufu nyinshi kugira ngo abashe gukora umurimo runaka, ndetse n'abamaze kwibasirwa n'umutima mu buryo bukabije. Dusoza, reka tuvuge kuri iyi ngingo. Birakwiye ko abafata inzoga nyinshi bazigabanya kubera ko zibangiriza ubuzima bikabije cyane, zikanabateza amakuba atari make nko kwiyahura, gukora impanuka batwaye, dore ko abashinzwe umutekano mu muhanda bahora bakangurira abantu kwirinda gutwara banyoye ibisindisha. Usibye n'ibyo kandi byongera ibyaha byinshi nko gukubita no gukomeretsa, emwe no kwica bikaba byazamo. Ibihugu byateye imbere ho kubera kwanga ubuzima bamwe bariyahura. Nyamara nubwo bimeze bitya, abantu bakwiye kwiga kunywa mu rugero, bakarya bihagije kandi bakanakora sport by'akarusho mu rwego rwo kwirinda ubusinzi n'agakongo k'abahuriye hamwe basangira icupa. Umuntu akwiriye kutarenza ikigero cyangombwa umubiri wakenera kugira ngo amererwe neza. Nk'uko twabivuze haruguru, abanywa izi nkorano bo bariyahura nyamuna ntibazicikeho, kuko usibye no kubasaza zongera udukoko dutera indwara mu mubiri. Reka tubashimire, tubashishikaza gukomeza gukurikirana ibiganiro byacu.